Nongeye kubasura nshuti bavandimwe aho muherereye hose, nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabizi ko muri ahantu henshi hagiye hatandukanye, abari hano iwacu mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda igihugu cyacu, ndetse namwe mwese mudukurikira kuri Sobanukirwa 5 TV, ndabasuhuje. Ubuntu bwa Data bukomeze kubana namwe muri aka kanya. Ndazi ko muri ahantu henshi hatandukanye, muri kuba ubuzima bugiye butandukanye, hari abafite ibibazo, hari abarwayi, hari abafite ingorane zose zigiye zitandukanye, ariko kandi nababwira ko kwiringira ubuntu bwa Data ndetse no kuba mu buntu bwe, aricyo cyonyine gishobora kuba cyaguha amahoro kurenza ibindi byose. Hari igihe duhura n'ibibazo, tukaba twakwiringira ubutunzi, amafaranga dufite ko yabasha kubikemura, ariko rimwe na rimwe ugasanga amafaranga nubwo tuyafite nubwo ahari, rero ugasanga hari ibibazo n'ubundi bitabasha gukemurwa n'amafaranga. Rero uko waba umeze kose, waba uyafite cyangwa se utayafite, niringiye ko wakwishingikiriza ubuntu bwa Data kugira ngo ubwo buntu bwa Data abe ari bwo bubasha kugukomeza, cyangwa se abe ari bwo bubana nawe kugira ngo nawe ubeho ubuzima bushingiye ku Mana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo mu by'ukuri nifuje ko twaganira, cyangwa se ijambo akenshi namwe mukunda kugenda mwumva, ariko kandi ugasanga abantu bavuga ibyo ngibyo mu by'ukuri nabitwa ko ngo ari abana b'Imana, nabitwa ko ari abantu ngo batsindishijwe n'ubuntu bw'Imana, akaba aribo bantu babasha kuba bavuga aya magambo tugiye kurebera hamwe. Ariko kandi mu by'ukuri nta n'umuntu watinyuka kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, kubera ko uretse umuntu ushobora kuba ayobowe na Satani, niwe muntu ushobora guhangara kuvuga amagambo amwe n'amwe akoreshwa, amagambo yo kwishyira hejuru, amagambo yo kuringanira n'Imana, cyangwa se amagambo yo kwigereranya bavuga ko nabo babaye nk'Imana. Umuntu abyara iki? Umuntu abyara umuntu. Ihene ikabyara iki? Ihene ikabyara ihene. Inka ikabyara iki? Inka ikabyara inka. Noneho Imana ikabyara iki? Imana ikabyara Imana. Ubwo rero basanga bavuga bati natwe turi Imana. Ariko se koko birakwiriye ko dushobora kuvuga amagambo nk'aya ngaya? Abenshi iyo bayavuga mu by'ukuri baba bumva ari ibintu byiza, ibintu bishimishije, ibintu by'umunyenga, abantu bakishimira kwitwa Imana. Ariko se ninde ushobora kwitwa Imana? Ninde wiswe Imana muri Bibiliya, cyangwa se ninde twabonye waba waragerageje gukoresha imvugo nk'izo ngizo, haba mu ntumwa, mu bahanuzi, ndetse n'abandi batandukanye? Hari ahantu twaba twarigeze tubona hari uwitwa umukozi w'Imana ushobora gukoresha iyo mvugo? Nibyo rero ngira ngo tuze kurebera hamwe, tugenda dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye ese uwo mwuka utera abantu kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ni umwuka w'Imana, ni umwuka wa Antikristo, ni umwuka umeze gute? Ibyo byose turaza kugenda tubiganira, ariko mbere na mbere ndagira ngo maze some muri Yohana ibice byaho 15, ibice 15 ku murongo wa 4 ndetse n'uwa 5, haragira hati: none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Umurongo wa 5 agira ati: ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye, ariko icyo umurongo ushaka kuvugaho cyane ni umurongo wa 5, niwe yavuze ngo ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uretse no kuvuga ngo abantu n'Imana, nta nubwo n'abantu bwaba ari na Yesu. Kubera iki? We ubwe aravuga ati njye ndi umuzabibu, mwebwe muri iki? Muri amashami, nimugume muri njye. Niyo ngo hari Kristo, hari n'uteweho. Mu yandi magambo
uteweho, uyu nguyu turavuga ko ni umuntu wakijijwe, ni wa muntu wakiriye ubuntu bwa Kristo, ni wa muntu ufite gukiranuka kw'Imana, ni wa muntu wejejwe binyuze muri Kristo Yesu. Ngo uyu nguyu Kristo niwe avuga, uyu niwe uteye kuri Kristo. Rero Kristo akaba igiti, noneho abo ngabo nabo bakaba amashami. Amashami avoma he? Ni amashami avoma kuri Kristo, cyangwa se ni amashami avoma kuri cya giti. Rero Kristo aha ngaha ni Imana yigize umuntu, ariko tukabona ko ari umwana w'Imana woherejwe akaza mu isi, akaza gukiza ibyaha by'abantu binyuze muri we, cyangwa se mu byo yakoze. Umwizeye wese akabasha guhabwa ubugingo buhoraho binyuze muri icyo ngicyo. Rero biratangaje kuba noneho umuntu adashaka kwitwa cyangwa se kuba uwo ari we, ahubwo noneho agashaka kwigereranya, ashaka kwigereranya n'uwamuremye, ashaka kwigereranya n'uwamuzuye, ashaka kwigereranya n'uwamuhereje agakiza, ashaka kwigereranya n'Imana itagereranywa, Imana itagira icyo isa nacyo, Imana igaragara mu muriro ukongora, nk'uko tubibona nko muri Petero, ngira ngo niho, cyangwa se ni mu Baheburayo, mu gice cyaho cya 12 umurongo wa 28 ndetse na 29, agaragaza uburyo ki tugomba gutinya, twakagombye gutinya Imana. Twagombye gutinya Imana. Reka wenda mbasome iki cyanditswe kugira ngo bibashe kumvikana. Iki cyanditswe kiri mu Baheburayo ibice 12 ku murongo waho wa 28 ndetse na 29, haragira hati, Baheburayo ibice 12 umurongo wa 28 na 29, haragira hati, nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ibishaka, tuyubaha, tuyitinya. Kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Aha ngaha tuyikorere tuyubaha, kandi ugize gute? Tuyitinya. Tuyubaha, tugira gute? Tuyitinya. Ariko Satani we uburyo akora, ntabwo ashaka ko abantu mu by'ukuri batinya Imana, ahubwo Satani we icyo ashaka ni uko abantu bayubahuka, abantu bakaba nkayo, mbega bakigira Imana tu. Ukibaza koko, niyo waba udatekereza, uretse no gutekereza iby'umwuka no gutekereza iby'abantu, mu by'ukuri iby'abantu, ibi ngibi uba usanga ari ibintu bitanasobanutse. Nta n'umuntu nyine uretse umuntu uyobowe na Satani wavuga ibi bintu. Ariko urabwiza ukuri ko nta muntu uyobowe n'umwuka w'Imana, nta n'umuntu ufite umwuka w'Imana muri we wabasha kuvuga iki kintu. Nawe niba ubwawe utabasha kuba uri papa wawe wavutse kwa nyanaka, ukaba uri umwana ukaba utari nyanaka, nturiwe, ufite amaraso ye, ariko ufite isano nawe, ariko nturiwe, hari so hari nawe. None wibaza ukuntu none umuntu agiye kukubwira ngo njyewe ndi Imana, yaravuze ngo muzitwa Imana, niyo mpamvu nanjye ngo ndi Imana. So ukibaza vraiment, uyu mutima uturuka, ese uyu mutima ni umutima w'Imana, ni umutima wa Satani, ni umutima w'umuntu, ni umutima umeze ute ushobora guhangara kuvuga ngo ubwe ni Imana? Mu gihe twabonye ko Imana ari umurukongo, tugomba kuyisenga tuyubaha, dutinya, tuyitinya. Utabasha kubaha Imana, mbere yuko wiyubaha, wubaha Imana, wagombye kubanza nawe ukiyubaha, ukabanza ukimenya,
ukamenya n'ibyo ugomba kuvuga. Kandi mu by'ukuri Satani yarabashutse, n'ababivuga rwose ubona bafite umutima bumva bashaka rwose turi Imana natwe yavuze gutya, none ibyo tuvuga nibyo, ibyo muvuga nibyo kweri. Mbere yo guhiba Imana uzabanze ure kuri na papa wawe cyangwa se na mama wawe. Ndashaka kugira ngo mbereke noneho tugenda tuganira tunarebera hamwe imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya, cyangwa se ahagaragaza muri ku bantu bashatse kwigira Imana cyangwa se bashatse kuringanirana uretse no kubayo. Abantu bashatse kuba ngo nkayo, bashaka kujya mu cyimbo cyayo, bagashaka gukora ngo nk'uko Imana ikora. Aba ngaba nibo tugiye kurebera hamwe turebe ese aba bantu byagenze gute, ese Imana yihanganiye abantu bakomeza kuvuga amagambo ameze nk'ayo ngayo? Ese Imana ubundi igomba kubangikanwa? Hari ikintu na kimwe gishobora kubangikanwa n'Imana? None ni gute umuntu agiye guhinduka Imana, Imana zikaba ebyiri cyangwa se zikanarenga? Kubera ko niba ndi akamana cyangwa se ndi Imana, we akaba ari Imana, hakaba hari n'Imana nkaba Imana kubera ko nabyawe muri Kristo Yesu, ngo nanjye nkaba Imana. Urumva Imana zigiye kuba Imana nyinshi, zigiye kuba Imana zitandukanye, aho kugira ngo habeho Imana imwe. Reka rero dusome, hari amagambo menshi twagasomye muri Bibiliya, turebera hamwe ibintu abantu bagiye bakora bashaka kwigereranya n'Imana, hanyuma bikaza kurangira Imana ibateje ibibazo cyangwa se Imana iberetse ko ari Imana. Reka turaza gusoma muri Daniyeli ibice 4 umurongo wa 30 ugeze ku murongo wa 33. Daniyeli ibice 4 tureba ku murongo wa 30 tugeze ku murongo wa 33. Haragira ati nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri mpere kuri 30. Yes. Kamere ko 25 kuri 29. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12 umwami wari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiye i Babuloni hakomeye n'inyubako niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe umwami cyangwa se ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, haba bazakwirukana bagukure mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Umurongo wa 30 ubwo nahere ku murongo wa 25. Ariko usomye muri Bibiliya y'Icyongereza ntabwo imirongo y'Ikinyarwanda n'Icyongereza ishobora kuza guhura. Nuko uwo mwanya iryo jambo risora kuri Nebukadinezari, yirukanka mu bantu akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma iyo minsi urumva ahangaha Nebukadinezari uburyo nawe yashatse kwishyira hejuru. Babuloni umurwa niyubakiye, urumva umurwa w'Imana awugize uwe, ndi umwami uhambaye, ndi umwami ufite imbaraga, ni Imana, ni ufite ubushobozi. Yimuye imbaraga z'Imana ashaka kuhashyira imbaraga ze. Rero nta kindi kintu cyagombaga kumubaho uretse kuba
yagomba guhanwa n'Imana. Noneho ko kwishyira hejuru yari afite kose, Imana yagushyize hasi kandi ashyirwa hasi ku mugaragaro. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ni uko Imana imwe nta n'ikintu ishaka ko ibangikanywa nayo. Rero mu mibereho y'Imana ntabwo Imana ishaka kugirira abantu neza cyangwa se ishaka gukorana n'abaca bugufi. Imana ntabwo ishaka kugendana n'abantu bafite imitima yishyira hejuru cyangwa se imitima idaca bugufi. Rero umutima Imana ishaka ku muntu wese, yaba ari uwakiriye agakiza k'ubuntu, irashaka umuntu ufite wa mutima wo gukomeza kuyishingikiriza. Rero mu gihe wumva ko wabaye Imana, nubwo mu by'ukuri aba ari ibintu nabyo bidasobanutse, ari ibintu avuga ngo ni ibintu by'ubusazi, kuvuga ngo wabaye Imana, ariko none niba uri Imana urabuzwa gukora ibi n'ibi gute? Ese ubundi Imana ikora ibibi? None Imana ntiri guhabwa impuguro ivuga ngo ntimukibe, ntimugasambane, nimugira gutya nibwo muzaba muri mu ijambo ryayo, nimutagira gutya ntabwo muzaba muri mu ijambo ryayo. None ukibaza Imana ukuntu irimo kubwirwa amagambo nk'ayo ngayo, uburyo ki irimo irabwirwa kubaha cyangwa se gukunda mugenzi wayo. Mu by'ukuri ibi byose ni ukutamenya ijambo ry'Imana, ni ukutamenya icyo Imana ishaka ndetse n'uburyo Imana ishaka ko abantu bayo bagomba kubaho. Rero ikibabaje nk'uko nakomeje kubivuga ni uko ibi bivugwa n'abantu usanga ari abantu bavuga ko ni abanyamwuka, ni abantu, ni abana b'Imana, bakijijwe, twakijijwe ku bw'ubuntu, Yesu Kristo yaradukije. Nyamara mu gihe iyo turebye neza tubona ko nk'uko twatangiye tubisoma, twamaze kubona ko turi n'amashami, amashami ateye kuri nde? Ku ruzabibu, amashami ateye kuri nde? Kuri Kristo Yesu. Rero niba twebwe duteye nk'uko navuze, duteye kuri Kristo, ni ukuvuga ngo nta nubwo turi na Kristo, ahubwo ntabwo bishoboka. Ijambo ry'Imana rikatwereka yuko cyakora ngo ni umwe muri bene se, ni umwe muri bene se. Rero Kristo ngo ni mukuru wacu, ni umwe muri bene se, ariko kandi uko kuba bene se nanone tukaba tuguheshwa nawe, tukaba tuguheshwa n'uko yaje mu isi akadupfira, agapfira ibyaha byacu. Noneho igihano twagomba guhanwa, igihano cyaduhesheje amahoro cyari kuri we, niwe wadupfiriye, aratwitangira, yoherejwe n'Imana. Rero sinshobora kuba uwo, sinshobora kuba Imana. Rero ijwi rikubwira ngo wowe uri Imana, ukumva rwose uranafiyeri yabyo, rwose ko ijambo ry'Imana rivuga muzaba Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo urabyumva cyangwa se muzabyumva. Ariko bavandimwe, tugiye dusoma muri Bibiliya hari imirongo myinshi cyane yagiye igaragaza abantu bagiye bashaka kwishyira hejuru, ariko ibi bikarangira ubuzima bwabo butagenze neza cyangwa se bikarangira bahuye n'ibihano by'Imana. Rero ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo umuntu wageze aho atangira kugira imitekerereze ko ari Imana, uwo muntu nta nubwo aba agishaka kumva iby'Imana, nta nubwo yagira umutima wo guca bugufi ngo yumve icyo Imana imubwira, mu gihe nawe yumva ko mu by'ukuri ari Imana. Reka nongere nsome umurongo uri muri Yesaya. Navuze ko ngenda mbereka imirongo mu by'ukuri y'abantu bagiye bagerageza cyangwa se abantu bashatse kuba Imana, ariko ndetse cyangwa se no gukora ibyayo. Twamaze kubona Nebukadinezari
ibyo yakoze, uburyo yiyemeye, ariko tubasha kubona neza noneho ngo ese Imana yamugenje ite? Icyo Imana yamukoreye byagenze gute? Ibyo byose twabonye ukuntu Imana yamwohereje mu ishyamba akajya kugira gute? Akajya kurisha ibyatsi. Rero ushobora kuba ati wumva ati nyine ati byari icyo gihe, ati Imana itaradukunda, ati nyine tutari abana bayo itaradukunda muri Kristo Yesu, ati urumva ati icyo gihe ati ibyo bintu byabagaho. Ati ariko ubu ngubu ati kubera ko turi abayo, ati ntabwo bishoboka. Niba udatinya Imana ukaba utayubaha, mu by'ukuri waba ufite ikibazo kugeza n'aho ubwawe wazisanga warimbutse, kandi nyamara wumvaga ngo uri umwana w'Imana, wumvaga ngo warakijijwe, wakijijwe n'ubuntu. Ibyo rero gukizwa si ikibazo, ahubwo bishobora guhera mu magambo gusa no mu mutwe, ariko bitari mu mutima. Ibintu biri mu mutima, ubuntu bwageze mu mutima buha n'umuntu gusesengura, buha n'umuntu gutekereza, buha n'umuntu kumenya gutekereza Imana no kuvuga Imana, ndetse bikamuha n'ubwenge bwagutse mu kugenda umenya Kristo mu burebure bwe, mu bugari bwe, bwaba igihagararo, bwaba ubw'umurambararo, bwaba ngo Imana iguha kwaguka mu buryo butandukanye, ndetse ikaguha no kugera ahantu hashimishije mu bumenyi bwo kumenya Kristo. Nari ngiye gusoma rero muri Yesaya ibice 12, mpereye ku murongo muri Yesaya ibice 14, mpereye ku murongo waho wa 12 nkageza ku murongo waho wa 15. Wanyere mu ruturuturuwe, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana. Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imperuka ikasikasi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Ahangaha ni Lusifa cyangwa se Rusoferi, nawe ubwo yashakaga kumera nk'Imana. Ese uyu Rusoferi we byamugendeye gute? Hano yavuze ngo nawe yaravuze ngo nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana. Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imperuka y'ikasikasi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Nzaba nk'isumba byose. Umwana Lusifa agiye kuba nk'isumba byose. Umunyabuntu w'iki gihe nawe ngo ni Imana. Nyamara turabona ko Lusifa akimara kuvuga ibyo yamanuwe hehe? Yamanuwe mu isi. Ati dore ugushije ishyano, yaramanuwe mu isi, atugushije ishyano. None tekereza rero ku muntu nawe wamaze kwigereranya, we yavugaga yuko ngo intebe ye izasumba iy'Imana. None undi nawe aravuga ngo nanjye ndi Imana. Rero nta Lusifa uyu nguyu, nta n'uyu muntu uvuga yuko nawe ari Imana, ahubwo bose ni bamwe. Uyu nguyu rero nawe icyo asigaje, nubwo Imana itagiye kuza ngo iguhanure mu isi, nubwo Imana itagiye kuza ngo ijye kukurisha ujye kurya ibyatsi, nubwo Imana itagiye kuza ngo ikuvane mu ngobyi ya Edeni nk'uko Satani yabashutse akabwira abantu ko bazamera nk'Imana mu ngobyi ya Edeni, ni ukuvuga ngo nubwo ibyo ngibyo byakorewe abo ngabo
bitagiye kukubaho aka kanya, wowe icyo utegereje, wowe utekereza gutyo, ni ukurimbuka kw'iteka, kubera yuko ntabwo uri umuntu uzi agaciro k'ubuntu bw'Imana, ntabwo uri umuntu uzi agaciro k'Imana, muri wowe habamo kutayubaha. Twamaze gusoma mu Baheburayo ibice 10 umurongo waho wa 18, umurongo wa 28 ndetse n'umurongo waho wa 29, havuze ngo iki se? Havuze ngo ngo iki? Ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ibishaka, tuyubaha, tuyitinya. Ubwo bwami budahanguka twakira, ngo ni ubwami butabasha kunyeganyezwa. Rero ngo kuba tubufite nicyo gituma dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, dukwiriye gukomeza ubuntu. Hari ubuntu twahawe, ubuntu buduhesha agakiza, ariko hari n'ubuntu dukeneye bwa buri munsi tugomba gukomeza. Ubu buntu rero hano byagaragaye, byavuze ngo kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Sorry, hano umurongo wa 24, sorry, umurongo wa 24 bavuze ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, ko tuyubaha, tutayitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. None twarenzaho iki? Tuvuga iki? Ese ibi ngibi byavugiye mu Isezerano rya Kera cyangwa ni mu Isezerano rishya? Kuki dusabwa kubaha Imana? Ese uwo wubaha wakwigereranya nawe? Uwo wubaha wamwiyita cyangwa wamwubaha nk'uwo nguwo nyine, nk'umuntu w'umunyagaciro, nk'umuntu ufite icyubahiro, nk'umuntu uhambaye kuri wowe, uba ugomba no kureba ukamubona nko mu ishusho ikongwa? Rero Yesu ahangaha mu gice cya 15 twasomye, igice cya 15 cya Yohana umurongo waho wa 5, igice cya 15 uhereye umurongo wa 4 n'uwa 5 hagize hati hagira hati mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ni njye muzabibu, namwe mukaba amashami. Ni njye muzabibu, namwe mukaba iki? Amashami. None ishami ribaye igiti, ishami riri kuvugwa aha ngaha, riri kubwirwa ngo ribaye iki? Ribaye umuzabibu. Niyo wese avuga ko ari umuzabibu ukaba ishami, wowe ukavuga yuko nawe uhindutse umuzabibu, ukuri ni ukuhe? Ese ni iki kigutera kuvuga ibyo ngibyo bihabanye n'ijambo ry'Imana? Rero Satani abasha kwibasira abitwa ubwoko bw'Imana, abitwa bakijijwe n'ubuntu, ndetse n'abandi bagiye bafite inyigisho zigiye zitandukanye, nabo bavuga ko biga bakagera ku rugero rw'Imana, nubwo bisa nk'aho byumvikana mu matwi y'abantu ko ari byiza, ariko kandi ibi ngibi ni kirimbuzi. Ibi ngibi nta jambo ry'Imana ririmo, ahubwo Satani yafashe imitima y'abantu arayihindura, ayikuramo imyumvire yo kumvira cyangwa se uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana, abashyiramo uburyo bwo kumva ijambo rye, ariryo jambo rya Satani,
rya jambo ribasha gutuma abantu batabasha kugira gute, batabasha kumenya ijambo ry'Imana, batabasha kubaho ubuzima bushingiye ku Mana, ahubwo bakaba ubuzima bushingiye ku mitekerereze yabo itandukanye n'ibyo Imana itekereza. Rero bavandimwe, nkaba mbashimira ko dukomeza kugenda tuganira mu buryo butandukanye. Nongere mbibutse ko iki kiganiro mushobora nanone kugikurikirana no kurisobanukirwa 5 TV, aho musanga n'ibindi biganiro by'ivugabutumwa cyangwa se ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Data wo mu ijuru, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuganirize n'abantu benshi bari ahantu henshi hagiye hatandukanye, kandi tugira ngo tuganire ku rujijo usanga ruri mu bantu bashaka kwiyitirira, ariko kandi byose bigaterwa no kutamenya. No kutamenya, aha ngaha niho umwanzi Satani anyura, niho umwanzi Satani atambuka, niho umwanzi Satani ashaka gushukira ubwoko bwawe, kugira ngo aho kugira ngo ubuce bugufi bukubahe, ahubwo wasanga noneho we arashaka kuba kurenza. Icyo gihe rero twageze kuri iyo ntera, ntabwo tuba tukibasha guca bugufi ngo twumve ijambo ryawe. Rero uhe buri wese guca bugufi, kandi uhe buri wese kumenya ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe ribashe kumenya ko igihe cyose ari umuntu ukaba Imana, kandi ubuntu bwawe nta aribwo yiringiye ugomba kumubeshaho. Rero ubane nanjye, ubane n'abankurikiye bose aho baherereye, ndetse n'abazadukurikira muri audio no mu kiganiro, ndetse muri iyi video. Nijya yuko aba bose bazakomeza kumenya ndetse no gukangurirwa no gusobanukirwa uburyohe bw'ubutumwa bwiza. Rero byose mbisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.